Muraho neza ikaze kuri twimenye na Bwiza, nitwa Bwiza Conscience Princess, nkaba ndi umunyeshuri muri university yitwa University of Southern California iherereye Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mo ndakora PhD in Biology of Aging. Ngenekereje mu Kinyarwanda, programu yacu ikora ubushakashatsi ku mihindagurikire igenda iba mu mubiri w'umuntu uko agenda asaza ndetse n'indwara zikunze kwibasira abantu bageze mu za bukuru. By'umwihariko ngewe nibanda kuri cancer. Uko igitekerezo cyo gukora ino channel cyanjemo, ubundi nakuze nzi ko nzi ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ngendeye ku byo nabaga nize mu ishuri. Ariko nkuko mubizi guhera mu mashuri abanza bagenda bakwigisha ibintu bijyanye n'ikigero cyawe ushobora kumva. Nyuma yaho nibwo nagiye mbona ko hari ibintu byinshi nkeneye kugenda amenye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ngeze muri kaminuza nibwo natangiye kwibaza impamvu abantu banywa imiti batarwaye bari kuboneza urubyaro. Ndibuka ko hari class y'Icyongereza nafashe, mwarimu adusaba kwandika ku ngingo twihitiyemo. Nahisemo kwandika ku buryo bwo kuboneza urubyaro ngereranya uburyo bwa kamere ndetse n'ubwa kizungu. Uko nandikaga ku ngingo nahisemo byabaye umwanya mwiza kuri ngewe kumenya byinshi ku buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro, bituma n'ishyaka ryanjye ryo kumenya byinshi ku bijyanye n'uburyo kamere ryiyongera. Nyuma y'iyo class nakomeje gusoma imbuga zitandukanye, nsoma ibitekerezo by'abantu bitandukanye, ari nabwo naje kubona kino gitabo. Kino gitabo cyanditswe na Tony Weshler, nimbona kitagaragara neza ndaza kubashyiraho ifoto yacyo. Ngenekereje mu Kinyarwanda uko kino gitabo cyitwa Ita ku burumbuke bwawe, imfashanyigisho ku buryo bwo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere, gusama mu gihe ubishaka ndetse n'ubuzima bw'imyororokere. Ni igitabo cyiza cyane kubera ko uko ugenda ugisoma ugenda urushaho kubona uburyo ki umubiri w'umugore utangaje. Urugero, umubiri w'umugore ushobora kumenya ese umuntu ararwaye, ese ari mu gihe cy'inzara, ese arahangayitse, bikaba byatinze uburumbuke bukazabaho igihe uri mu gihe cyiza cyo kuba wasama. Ikindi ntajyaga nanatekerezaho ni uburyo ki umubiri ugenda umenya uko ibihe bigenda bikurikirana, by'umwihariko mu kwezi k'umugore. Ukamenya ngo no munsi n'imihango hazakurikiraho uburumbuke, hazeho igihe cyiza nyuma y'uburumbuke, byongere bitangire gutyo bigende byisubiramo, umubiri ukamenya uko bikurikirana. Kino gitabo ni cyiza, nashishikariza buri wese kugisoma mu gihe mubishoboye. Noneho impamvu nyamukuru yatumye ntekereza gukora ino channel ni ikibazo twese tuzi cyangwa twumvishe dufite mu Rwanda cyaho imibare y'abana b'abangavu bari munsi y'imyaka 18 batwita igenda yiyongera. Mushobora kuba mwarabisomye nko ku gihe.com, kuri Kigali Today ndetse no ku maradiyo atandukanye. Inkuru dukesha RBA badusomeye raporo yasohowe na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda igaragaza imibare y'abana bangavu bagiye batwita mu myaka itandukanye. Mu mwaka wa 2017 abangavu babyariye kwa muganga bari munsi y'imyaka 18 bari 17,337. Muri 2018 umubare wariyongereye ugera ku 19,832. Muri uno mwaka kugeza muri Kanama gusa umubare ni 15,696. Ni imibare myinshi kandi birumvikana ko igenda yongera buri mwaka. Abana babangavu gutwita bivuze ko akenshi bazajya kurera abana bagenzi babo kuko bababyaye nabo bakiri bato, bakaba bakikiriza amashuri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikagenda bibasiga. Imwe mu miti iri kuvugutirwa kino kibazo nuko abana bari munsi y'imyaka 18 nabo bahabwa uburenganzira bwo kujya bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Nkuko tubikesha igihe.com, Guverinoma y'u Rwanda iri kuvugurura itegeko rishobora kugena imyaka umuntu ashobora kwemererwa gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ikaba yava ku myaka 18 ikagera ku myaka 15. Hari n'abagaragaje ko byaba byiza imyaka imanutse ikagera ku myaka 12. Uko mbitekereza, gufasha abana kwirinda gusama ni byiza, bizagabanya inda zitateguwe, ariko twibuke yuko uko umuntu yasama ni nako yakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Rero umusanzu wanjye mu gushaka igisubizo kirambye cya kino kibazo, nahisemo gukora ino channel izajya inyuzwaho ibiganiro
byigisha cyane cyane abangavu ndetse n'abandi bantu ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, uburumbuke, uko wabikoresha ushaka gusama cyangwa se wirinda gusama. Uko byahuzwa na kino kibazo ni uko bizatuma uko umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina atekereze se nshobora gusama muri kino gihe cyangwa se sinshobora gusama, bityo bigakuraho kazakenera gukoresha ya miti kandi tuzi ko igira ingaruka zitandukanye ku mubiri w'umuntu. Ikindi ntekereza ko uko yaba ari gutekereza ku gihe cyiza cyo kudasama bishobora no kugarura muri we ko ashobora no kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, bityo akaba yahitamo uburyo bumunogeye bwo kwirinda izo ndwara ndetse n'igihe cyiza cyatuma adasama. Ibyo nzifashisha mu biganiro kuri no channel birumvikana ko nzifashisha ibyo nize mu ishuri, ibyo nasomye ku mbuga zitandukanye zizewe, harimo iz'umwanditsi wa kino gitabo naberetse yampaye, ibyo nize ndi kwigira umubano mbere yo gusezerana. Ikirenze kuri ibyo nuko tuzajya tugira abaganga bazajya batuganiriza ku ngingo zitandukanye. Mwakomeje kumva mvuga kuboneza urubyaro hakoresheje uburyo bwa kamere, ariko nemera ko ari byiza ko umuntu amenya ibintu byose agahitamo uburyo bumunogeye ariko azi ibintu byose. Rero muri abo baganga harimo n'abazatuganiriza ku buryo bwa kizungu bwo kuboneza urubyaro. Ushobora kwibaza ngo kino kiganiro kirareba abandi. Kino kiganiro icyambere kirareba abantu bafite imyaka yose. Nta myaka runaka ikenewe kugira urebe kino kiganiro, kubera ko tuzajya tuvuga ibintu bisanzwe byakumvwa na buri wese. Ikindi iyo bavuze kuboneza urubyaro, ubuzima bw'imyororokere, akenshi dukunze kumva ko ari ibintu bireba abagore n'abakobwa, ariko n'abagabo n'abasore birabareba, kubera ko nimba uri umugabo ufite umugore mushobora kubyifashisha muboneza urubyaro, nimba uri umusore mushobora kuba ufite ababyara bawe, inshuti z'abakobwa bawe n'abandi bantu bose ukeka byafasha. Rero kino kiganiro ni icyacu twese, utitaye kuri umugore cyangwa umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umusore. Ibitekerezo byanyu tuzajya tubisomaho, ushobora kutwandikira kuri email yacu twimenye@gmail.com, cyangwa se ugasiga igitekerezo cyawe ahabugenewe kuri video, tuzajya tubisubiza niba ngombwa tunabishyire muri gahunda z'ibiganiro byacu bizajya binyura kuri no channel. Mwibuke kwiyandikisha kuri no channel, urakanda kuri subscribe, no ku ruhande hari akantu kameze nk'akazogera ugakandeho kugira ngo ujye ubona ubutumwa bukubwira ko twashyizeho video nshyashya. Bishobora kugufasha mu buryo butandukanye, kubera ko ushobora kujya ureba nk'umutwe wa video twashyizeho ukavuga uti bino ndabizi si ngombwa ko mbireba, cyangwa se ukavuga uti bino ndashaka kubireba. Uretse ko nabashishikariza yuko mwajya mureba video zose, kubera ko hari amahirwe menshi yuko hari utuntu duke ushobora gusanga wari ukeneye kumenya utaruzi. Nk'umuco ku mpera za buri kiganiro tuzajya tubabwira ingingo tuzaganiraho ubutaha tuzaganira ku bice bigize imyanya myibarukiro y'abantu n'akamaro kabyo. Murakoze, murakarama, naho ubutaha. Bye.